Bose kwaga kwandi barantiza imyenda ra reka mbanze nkwereke reka nze ngerageze sibyo siko numva n'inkoko ziri kubikamwa kabyara mwe uburo rugo rurantiza imyenda ra gakwandi yakira ntacyo reka ngeyo ampaye nka databuja ko ndeba urugero rusa nkaho rushaka kugaruka yega kwa waramutse kanyundo kanyundo yewe urahura ko nawe komera rero ubwo ari wowe komera cyane amakuru nikusha neza nyine umva nyegera nkubwire icyo nkibisabira wandije shaho uko urembye si yatsipyinyenze yayo ushaka ikizi kareba ukuntu niza zitemba sha nizi cyangwa yes shaka kujya kwirebera icyana asa cha umwanda wawe koko ndakuzi nimbigwanda nzasanga warabirindagije humura wowe do rimwe kabiri byonye mite bami mumuno tuma bijyanye n'imishinga yanjye hano ndabona hari bitari kugenda neza ariko ntacyo oya okay reka mbanze mvugana ariko n'uyu mutamu wanjye nawe numva hari icyo tukwiye kuba tuvugana umva madari what ndagira hano hino tugira icyo tuvugana Jesus is Lord things say they why muzi ko bafite umwanya mutoya ngewe dore icara hano hafi aho niwe mutse ngacara kujya kure wikwigira hirya cyane aho ngaho mumeze mute se muri iyi minsi komba mpugiye mu turimo twishi simboneke mu rugo twari turaho natwe twaragutegereje baratinze ariko nakazi ni business urabibona iyi sinike imeze none se abana bimeze gute abana baraho wa mukobwa wanje w'inkumi nawe mperutse kumva ambwira ngo afite umusore yabonye umusore ngo fiance ariko namubwiye tutegereza papa we naza ubwo uwo musore ni umusore umeze ute ntago muzi ntacyo tuzamubona ariko buri uwo musore icyo mubwiye niba turi abantu babahirwe nk'uko ntago dushaka bwa busore bw'injarije turasobanutse ubwo nuko n'uwo mukobwa wawe ni umva wenda uzanamuganiriza nusanga afite umusore nk'uwo uzamubwira uti uzabajye wifashe ahubwo se ibyaba byiza ko wari ubonye umwanya unyarutse wamubwira akamuhamagara akaza tukareba uwo musore uwo mukwe wacu tukareba ukuntu bimeze siko byaba byo nabyo tukamushima cyangwa tukamugaya bagatandukana akazashaka nibyo ngewe kuko uko ntegewe urabona ko ndi umuntu wihaye ntabwo shaka kwizigura imyaka 10 yose twaranye imyaka irenga urabona si imitungo yanjye nazayiraga abantu aho ngabo binjarije ngewe niko bimeze ntabwo byava muri none rero ntacyo reka nze gufata ako kanya nze kuhamagara uwo mukobwa nibiba ngombwa duhamagare n'uwo musore tumurebe niko bimeze rwose tumurebe atazatushanya akatuzanira ya mabandi yateye muri no minsi ari ubusore nuko rero ndagukunda rega wowe ngo zigeze aha ngo bisigara umusore ntabwo tumukeneye nibyo umugambi ni uwo rero mutwari wanjye reka ngire ibyo ntegura yego madamu mama se namwe muri hano None se sheri ko nari ngukumbuye uzadusura rya. Ntabwo umukobwa yabaye. Nta nuko kisuza na papa yaje maze ndashaka kumusuhuza ku telefone. Niko yibanze unyumve. Okay kamane mvugana na papa n'uzahajyanye. Abasore bamutireta abasore abasore. Mukanya saa 4. Buri ahora kuri telefone nagira ngo nanamukurekere. Yirirwa kuri telefone niba maze gukura rero tuzanamuka. Mushingire bigira inzira. Ndaza kuzareba. Papa se waje. Uri ku telefone ntuzi ko ndi hano. Nakusuhuza ntaki ariko ra. Abana biki gihe turaza kuzabafata dute. Papa ariko kamanze gusa. Ngaho mvobera rero. Naho ko bamba ko kabake. Waruha rwose. None se ko mukunda
nta cyambuza rero kumama waramutse kuko watize kubyuka wari ukiri muri telefone zawe narindi kwiga amasomo meze amasomo neza narumenye harimo uwo mwavugana kanindi sheri wanjye sheri hajya nibi sheri nibi muhungu dukundana watangiye gukunda ubu surakuze papa urabona ntabanze kubinkumi none uzatwereka uwo mukunzi wawe ryari yarari kumbwira garaza kuza mu kanya saa Koga cyane kirafata cyane tawo yarari kumbwira ngo garaza kuza mu kanya saa 4 nibyo ise ya mashine warayinzahiye mubizi se na Dubai nkaza hayikuzaniye nabayizanye mashine humura kandi uwo musheri wawe ariko dushaka umureba kuza mu kanya saa 4 amaze kumbwira kuri telefone nibyo ariko uretse turareba uwo musheri humura ntago nayanduza Byanizo nta kibazo. Nta kibazo. Aho se nta kibazo. Ariko rero nta kibazo ariko urabona se datari pass. Wamfura we se. Nta kundi nyine reka mfe kujyana ubuzima yica umujyi nta kundi uzazimeze neza. Oya nta kibazo Igikwe cyiza muvandi. Wambwa niba Sawa wamfura ubona ushaka kumumera inkweto wowe wajya utanga ibyaha hoya naga n'umuvandimwe uzira nkweto nobizi ko rizangiye n'umuvandimwe rwose ahubwo watinye kumiza kuzi ko zishaje oya nta kibazo yega sopo nitangiye kujiniriza imyenda basi nta kibazo ntago nzongera sawa papa mbabarire unshyigikire ko n'ubu utagiye kunsaba kanswa ibintu byiza kanyundo cyangwa komera nawe oya nta kibazo hari ibirenze se ego iki cyangwa iraho gikuye habe se utayiba n'inkweto nawe igisambo cyangwa ni twiza ni cyangwe bana ubundi ngewe icyangwe nkore uba wacishamo inkweto ahangaho ukaba wagira gute ukaba wayitwara nk'utwaye injerekani kandi ndi kubona ari nk'ubwato kwe nge nabikubwiye se naraze byanjye gusa ugiye kuyisohokana hewe yagusura sheri tuzagira umunwa kugeza ryari ikomereza ibya reka nikomereze wamfura we rero Wajya he n'ibyenda wajya ngo uvuye kubanguriza imbwa neza neza uti umeze nk'umuntu uvuye kubanguriza subiramo numve nogenda mbivuga ngo cyangwa nta imbwa se imbwa hari imbwa akazi ndeba mugongo genda ntukaho naye amavunja ugiye kuyashyira muri ibi bintu ntabwo ariko se hari ikibazo kibaye umva umenye ko ndi mushiki wawe uranyumva ndamwumva ariko rero si sheri se ngiye kureba sheri ni ibintu intore z'iki si cyangwe iyo utabimbwiye mbere ngo nkururebere imyenda ubusa nari kwambara amajipo yawe se yawe bayi rero bayi papa umusore ngiye kuzana muramukunda utwo nari mwiza cyane reka mbenge ugiye mu gikari ngaho genda ubutegura umukobwa abaganiriza n'utubuto abatuganiriza twatundi nkunda ushera aramamagaye araguhamagaye ngaho karamesheri nanjye ndagukumbuye maze none se urahagera ryari mukanya okay nta kibazo nuhagera igipangu cyacu se sukize hajye sinakwereketse turi muri siporo umuntu ugiye kumbera umukwe okay nuhagera urakomanga nyine baragukingurira ndaba mpari sawa miss you too sawa
hano nta myanda yarari onyemo umwanda nzi nawe ahubwo ubundi sura niba ndishaka boss wahanga niyo nshaka urabona icyangwe mba ndiho kiba cyateguye nawe musaza ntubizi ndagutera kana kira ariko ndibutse ariko ngo niyo uje gusura umukobwa hano yes ati wabimenye nagikwe tu nagikwe mbonye hano ndumiwe nagikwe mbonye hano sibira ahubwo hano nta muntu hari genze You are a failure. You can never make it. ndaguhakana ariko akantu kagoma nawe bamemba ni menshi abo urabona wamemba ikinizo mwese ariko nacyo ndagutera kanu pfa kwinjira nacyo nyene oho yagenda pfa kwinjira ariko ntunkoreho injira hoshi genda Snoop Dogg. Snoop Dogg. She what? Hey! She what? She what? mwakoze urakora ugeze ngo wamunye wagusimbutse Hey! Hey! wamunye kugeza ryari yigize ngo umuntu urakora ambwa ukoze ubizereza ko mama Imana narumiwe nta myanda yari boss nta myanda yari none se mbonyemo umwanda ugize ngo isho twari imyanda cyapana mama Imana umuntu wambaye karuvati imeze ngo sheri arahari ntago uje gutwara imyanda barata wowe ndabona unanasobanura She what? daha mama Imana hoya ntago uje gutwara imyanda ntabwo ngiye She what? none urabona hari umwanda unuka karabeka kajyayo mva muzi cyamanye data we winkubitira icyangwe inkweto yambaye ureba imyenda yambaye sinone abantu nk'aba ngaba none urabona njye nambaye nabi urabona nambaye nabi none se umuhungu cyamanye data indara bazi ko bacitse mva wimukora oya indara uzo n'ikinsize bintu ahubwo se iyi ni inda gusa cyangwa harimo n'ibindi bintu yego babo yego ndumiwe wongere reka nkwibarize mabwire bazo kino kintu haje ikintu sinibuca mwakira abashyitsi hano hanze haje ikintu wampaye nka sebeke kiraserekera wacyuma cy'inyundo aho nabereye aha ngaha hano hanze haje ikintu twataye haje ikintu usu wowe none se ndabateye leta irabizi ko ba mu gihugu ariko narumiwe cyamaye nka data ikintu mabuje arafunguza ahubwo se mama reba inda afite reba inda afite iki ese ni wowe nyir'urugo ni njyewe ntabwo nabigera reba ndafite mabuje reba ntabwo ari ibo mabuje iki kintu giciye nta nubwo zabonye cyane ase ni bacyo mwakira abashyitsi wese iki kintu umuntu uvuga nka shema ahubwo se nuko kavuye he umva yari wawe iki kintu asara ko iki kintu ureke babwire ureke duhamagare se isi isabanzaza iki kintu se munyamwanda umva kana oya urabona mwebwe mujyanye bose ari ikintu agasaza Niki cyabaye? bose dore kino kintu papa reba kino kintu rebera ko atajya urabona umusore atari ndagitagira ibiki Se undi wa musheri wawe. papa nawe urabishyize Hey. Ntacyo mumureke. ugize ngo Mumureke injira zatubwira. bose kino kintu kiragenda nani uri muri no mukuze nyanga oya nibyo Nimureke yinjira se umukobwa wanjye ntago namubabaza. Nimureke isheri we yinjira ze. oya nibyo rwose ni muragarata mu byo Mumureke yinjira. nakuri icyo kintu wowe kukibona Nimureke yinjire. ariko murakurikirana boss yampaye uburenganzira akwagiragara na murabona atambaye Umukobwa.
mumureke injira. Injira. Murakoze. Sheri karibu. Injira. Kuri minota mugenga. Kado. Injira. Aho ndi kumuga ariko kuri minota. Kado. Erega mba nakoze amasukano. Kado, nje. Mvuze papa atakwirukana. Muze nabayikaze. Gani cinjira. Trendy. Hey! Kanze shari kanze. She what? Yagi gitiritiri. Yego ko. She what? Mary na papa baragoye cyo koza ndumiwe. Ah baba yegi imbesire ndagatora yesha. Bakundinda. Cinjira rwose bagujana uza kwimamagara. Trendy. Nabona bitoroshye uyu munsi. Tuzagira umunwa kugeza ryari? Uyu munsi rwose mada. Uyu munsi ndabona rwose twasuwe bidasanzwe. She what? Trendy. Hanyuma se babahungu nabo barebe nyine icyo bazaniriye umushitsi tubonye. Kado. Hey! Gira muri umuntu wanjye azakira umushyitsi ariko. Ntabwo mureba ko nagize sheri wanjye yaje Kamabwira abona bya nabura wiwe aze baba. Ambwa niba. Kwanza baba ari bo bizana. Hey! Muzanira ibyo tumwakiriye. Rekanze. Kado. Trendy. Nabikwiyamye kandi. Ashori ibyiwerere no gutebya. Tuba dufite abana hano batebya. Aho rero babyeyi rero uyu nguyu ni umukunzi wanjye. Ambwa ko we uri umukozi bizi neza kuhiye. Ngaye nguko rero Trendy. mu buzima busanzwe nitwa Kanyundo. Hey! Hoya nta kibazo Trendy. izina ababyeyi banyise. So nkaba ndi umukunzi w'uyu mukobwa wanjye. Weho umukunzi we yatubwira. Cyane rwose ni ngewe. Yego mama. Gaho ntacyo nyine ubwo turakomeza ikiganiro mu kanya niba banze bagira icyo baguha. Tuzagira umunwa Badushira muri onda ndebe bimeze nk'intego. Ntacyo uyirayituka. Kabindi. Twarakoze umubiri rero wa mubyeyi we buriya. Oya banana nta kibazo. Bwira abo bahungu baze. Ugize ngo Kado. Simwaje mukakira umushyitsi wanjye. Ngwino wakira umushyitsi. Kinuza ndaje. tuzagira umunwa kugeza ryari? Kado. Yego. Ubwo. Reba imyumbati nayiteguye neza. Ko narumi. Izana bari tumwakiriza. Musigaye muteka n'imyumbati aha. Twatetse imyumbati. Ese kutaherukaga nta gafaranga kaherukaga muri urugo wa musaza nawe. None se waraherukaga. Ngaho nyine nibagire mwabahungu. Bari ibyo mwakiriza nibyo. Sabona subundi uyu mukwe we ni nayo akwiye wa mugana iriya nduhundi wayuzuza iki buriya niba kuzanira ushyiremo. Ndabibona rwose mwaragerageje. Ese papa igenda umvise musakuza uziko nandi muri etide. None mutumye nkiganira. Wowe ujye umenya ko n'abantu bageze no mu rwungu. Abandi bantu se. Nose ubigiye nasi waheshi dore nkansuhuza. Warumumbuye. Amasomo aragenda. Amasomo yambanye. Iki gihugu cyawe ko ndiho kimaze no gukurara. Amasomo yambanye menshi. Cyo ndaza kugishakira umugeni. Turabyiruye pe. Sore inkumi. Ase. Fisi we. Se wabonye sheri wanjye. Wangu. Abo kajama. Ewe. Wangu ni wene ringawe yaririmbye ngo nakajama k'amafuti. Bakaguhereza bagahaha. No kabisa usu. Hewe. Gusa ubundi ubwo ase papa nkuriya koko mwamwakiriye kugize ngo ariko rero ntago twe duheza hano muri urugo mwabana mwe mugiye mugira umuco. Umuntu usakuriya papa. Oya ntacyo turaza kumva ibye. Nanjye buri ariko ntago urabizi nanjye uko turaza kumva ibye buriya. We mwitonze turaza kumva ibye. Ambwa ko we uri umukozi. Ubu se koko niyo mpamvu nawe. Bereza nawe. Bereza hano. Bereza.
ariko mujye mugira ikinyabupfura mama ikinyafurika ubu iki ni ikintu yashiramo tuzagira umunwa kugeza ryari wa mukobwa we nawe wowe sekira mama karibu kumeza ambwa ntiwirirwe unanigora nge mba navuye mu rugo nakarabye ntacyo tuzagira umunwa kugeza ryari ariko se nta n'agasosi mwashyizemo wowe isosi wayintetse naho se ntabwo ngewe njya nigora ntugire ikibazo ntugire ikibazo nge ntabwo Hamuzani icyumara niko kado abanyamwanda bararya kadogo ngewe ndayitwaza nta kibazo turizangerera wamuzaniye icyuma kareka no kwiyandura niba ari cyo kumuhagarika ntizane nawe urabishyigikiye ntizane uyu mukobwa noneho koko dore umugabo mbona ari akaje umugabo azajya kuri uyu mugore nakazagira bivemo aha aba numfata namubonye akinje se mwamuretse akirira nta kibazo namubonye akinje naho ubundi buriya umugabo nurya ngaho nyine tubwire yaribuka hakaga nta kibazo ati iki kibazo nacyo numva wagira ngo umuntu yanakirya bakira bakoresha buriya nta kibazo umugore yumiwe iriya sani burara sheri iki kibuto gipfa ubusa nari buguhe ariko nabubu ariko se madara ibi ni ibikino nuko uyu mwana wacu ubu ntiyaba yararozwe tutabizi ntabwo twamuroze si ni ibikira ko mureba ndabona ameze nk'umuntu ubu ubu ntitwatewe hano harya ngakora muri Rwandeya muri Rwanda yabarya gutya mama ashobora uriya rero reba ibikote reba ibishaka uriya mama wa mwenda w'ibishaka umesa nshaka no kubiteka ariko abakwe baba bakwe ya abasaba ko ni umva uyu ntago yambera umukwe mu gihugu Rwanda yasuka ubundi niyo muri iki gihugu cy'u Rwanda ni Rwanda yo mu kihe gihugu afite inda hano wagira ngo igiye guturuka rwose ahubwo ni muri Mijabiro ariko urabona uyu muntu Mijabiro ahari wamugana Mijabiro koko umva zamu use papa Rwanda yabambara zamu enda nkurira ishyana hanga umva uyu nguyu ntago yaba umukwe zamu ariko yageze aha cyangwa nta ndeba umva we papa umva tanzira aburuka Koshi zora mwana wanjye ntabwo bitayigo tiri ngubu umva ntazagira akantu kagaruka mu rugo sohoka Look at the top of his head. sohoka bose shaka kunangura Genda. wambwawe Baba we. Ubu winjije ute koko waciye. rero n'urumende Namase. utumye batananyihera n'amande